uyu munsi nakoze urugendo kuva i Kampala naje aho bita Gomba, ni mu karere ka Gomba, hari abaturage batandukanye benshi bavuga ikinyarwanda. Nifuze ko uyu munsi nabageza kuri byinshi bitandukanye. Turakwakiriye aho Kabyara. Nishimiye kubabona. Amina. Natwe nuko. Nje nitwa Nahimana Gracie. Nahimana Gracie. Ariko abantu b'i Uganda bakunze kunyita Nizo. Nizo. Ariko Nizo. Niwe Nizo bavuze none. Nje nitwa Nizo. Iryo zina Nizo navuye na Rwanda. No kwishuri nje banyitaga Nizo kuko nari umunyeshuri uzubwenge. Nizo wonzi niwo muri Urban Boys. Wakundaga ibintu bya music byavuye ku ki kugira ngo bakwite Nizo? Uwo mushuranzi nanamukundaga cyane. Kandi buri mu gitondo nagera ku ishuri bakatubwira turirimbiremo nkabaririmba indirimbo za Urban Boys. Aha. Okay. None se hari abantu waba ufite bakurikirana ibijyanye n'inkuru nkoranyambaga byuzuye ushobora gusuhuza wifuriza ko bashobora kuba babikurikirana? Dufite benshi badukurikirana, ariko nawe hari abo wifuza kuba watashya umuntu wowe nkawe ku giti cyawe? Ndabafite ni ugusobora kuba wabasuhuza, ariko ntabwo ari benshi. Kubera icyo atari benshi? Ntabwo uri umuntu w'abantu? Ndi umuntu w'abantu, ariko abo mfite ni bakeya bakunze kujya ku mirongo y'amakuru, kureba iby'amakuru. Mfite nk'umugore wanjye ari Dubai. Wagomba kunkurikirana akandeba neza. Sinumva se uri umukire? Byaroroshye. Umuntu ufite umugore uri Dubai uba no mu nkengero zaka ntabwo biba byoroshye. Ndi umunyarwanda ukomeye. Ubu ndamusuhuje. Mfite n'inshuti zanjye ziri muri Kampala. Ubu uba Dubai niba atari ibanga yitwa? Bamwita Nakiranda Harriet. Nakiranda Harriet. Nakiranda Harriet. Harriet. Akoresha uruhe rurimi? Akoresha Uruganda n'Uruwarabu. Nta ruzungu azi? Araruzi cyane, azi Icyongereza. Bivuze ngo akoresha uruzungu, Uruharabu n'Uruganda. Kuki wahisemo gushaka se umuntu w'inahanga kandi mu Rwanda dufite abakobwa beza? N'uw'i Rwanda ndamufite. Muri make ufite ubushyo bw'abagore? Hano mu Uganda batwemerera kugira abagore dushaka, kuko ubushobozi turabufite. Bivuze ngo agafaranga uruje? Agafaranga ndagafite. Ikawa sinizihari ntimuzibona mu Uganda? Ikawa? Uri umuhinzi, uri umworozi? Uri umuhinzi w'ibigori, w'inyanya, w'ikawa, ndorora. Urorora? Urubatse? Ndubatse, nubatse urugo. Ufite umuryango? Mfite umuryango, mfite umugore n'abana. Abagore ni bangahe? Mfite abagore 2. Wowe ndumva utoroshye none. Iwacu twe twemerewe gushaka umugore umwe. Uramutse uje iriya waba wiyemeje gushaka umugore umwe? Aho naviriye i Rwanda niryo tegeko nasizeyo, niryo naretseyo. Kandi i Rwanda ntabwo mubyara cyane birumvikana. Naho inanga tubyara abana dushaka. Hariya ugomba kubyara abantu ushoboye kurera, ariko hano sinzi. Inaha turi abakire. Mu buhe buryo? Ushatse kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda ari abakene? Igihugu cy'u Rwanda hari icyo mudafite, nta taka mufite yo guhingiraho, ryo kororokeraho no kubyariraho. Korora mororera mu biraro. Naho inaha turagenda inka tukazizirika mu bishanga. Ingurube tuzizirika. Uri kudukubita poet ifata. Ibyo mudafite ngomba kubibabwira. Nuko muri make bari hakurya nta famille wasizeyo? Rwanda mfitiyo barumuna banjye, bakuru banjye, ba data wacu, na ba data bukwe bariyo. Nuko nyine baramutse kuko sahingi bari kukureba, babwire ibyiza wagezeho, n'icyo barusha ubaha intashyo. Ngomba kubibabwira bakabimenya, kuko ni iminsi mike nkagenda nkakorayo n'ubukwe. Umugore wanjye ndashaka kugira ngo mugiye kumwanjura, ngeremwa nkore y'ubukwe, mbahe n'amafaranga bitewe no kuba mpaye umugore mwiza. Waba umugore se ni mu Rwanda cyangwa ina? Umugore mfite mu rugo uwo ndi kumwe nawe ni uwo mu Rwanda. Ariko umugore iwabo ni mu murenge wa Muko, akarere ka Musanze. Ni muri Musanze mu majyaruguru. Musanze mu majyaruguru. Mu majyaruguru. Inyakinama.
aho perezida wa Repubulika y'u Rwanda aho kunze kuruhukira bahita Nyakinama. Ndumva unahazi. Ndahazi neza. Uvuye mu Rwanda ryari? Umaze igihe kingana gito uvuye mu Rwanda? Navuye mu Rwanda muri 2015. Nicyo gihe naviriyeyo. Kandi nge naje ndi umunyeshuri. Nuko nageze nanga naje niga nabonye kwiga byanze. Ndavuga intekanye n'ibyo gushakisha. Hari ikibazo nifuzaga kubona abaza nk'umuntu waje muri 2015 ubwo maze imyaka ingahe? Inaha ngaha 2015 imyaka 8. None wabonye ibyangombwa by'inaha ni wari wabibona? Nge ndi umunya-Uganda wuzuye. Wabonye ibyangombwa by'inaha nk'umunya-Uganda? Mfite irangamuntu, mfite ubutuze bwemera ko ndi umunya-Uganda. Ubu ndi umunya-Uganda wuzuye. Urumva ari byiza. Imana yagufashijemo kuko hari benshi bigora. Bivuze ngo wowe no gushaka pasiporo bishobora kuba byakwemera kuko hakurya iriya hari bagenzi bacu tujya tuganiraho bakatubwira ko gushaka pasiporo bibavuna, babita abanyarwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese wezo nkuru nta kintu waba uziziho? Hari ukuba waravuye mu Rwanda waranyuze mu mategeko kugira ngo ugere mu Uganda. Wagerayo wakwifata neza bakabona kuri umuturage mwiza, icyo washaka bakakigukorera. Naho ubundi iyo utanyuze mu mategeko. Uretse gatombaza ushatse kuvuga yuko n'abandi bose abimwe ibyangombwa bagiye banyura mu mategeko mabi? Hari ukuva mu Rwanda wagera aho ugeze umukuru w'umudugudu ntakumenye, gushaka passport umukuru w'umudugudu atakuzi byakugora, biragora kuko ntaba ari ufite ikwemerera gushaka passport. Siko bimeze ahari. Inaha mu gihugu cya Uganda hari umuryango waje usangayo? Ndawufite. Ufite umuryango? Mfite ba data wacu. Bahaje kera baraje bahita bagukuza nk'umwana. N'abasogokuru baraje kera narageze inahanga bita. Numva ibintu rwose ari amahoro. Wowe warashitse uratura rwose, famire warubatse, ufite abagore ubushaka. Ufite nk'abana bangahe ugereranyije? Nje mfite abana 3. Abana 3? Mfite abana 3. Ku ruhande nta kuntu waba warigenje se? Abo ku ruhande nabo ku ruhande. None se bose si bavuye mu ntoki zawe? Reka mbivuge ngo muri bavuye muri wowe muri bose nabanje. Ufiteyo nk'abanga? Iruhande mfiteyo 2. Ndi umugabo. Wowe mu Rwanda ntabwo wahabasha? Ntabwo mu Rwanda nahashobora. Ntabwo wahabasha kubera ko iwacu twamenyereye kuba twashaka umugore umwe tukabyara mu mugore umwe. Nese ko bavuga ko mubyara abana 2. Abana 3. None nicyo cyatumye uhanga? Nese umugabo agomba kubyara. Mu bihe bya kera papa wanjye yabyaye abana 13. Kandi twese turahari. Ubu kugira ngo papa wanjye abyara abana 13 ngiye umbwire ngo nimbyara abana 3 ubu mpemukiye cyane. Nawe wakurikije rya jambo numvishe muri bira ngo tubyare si tuyuzu. Tubyare twororekane. Siko babyita. Ubu urumva ugiye kubikora kabisa? Nzabikora. Uzabikora? Kandi muri wowe urumva wifuza nko kubyara nk'abana bangahe bitewe n'ubushobozi ufite naho uba n'ubutunzi ufite se n'imirimo y'ukora? Sayi wowe wifuza nko kubyara nk'abana bangahe? Umuzeyi wanjye ni barabya 13. Nge ngomba kongeraho 3 nkabyara 16. Kandi uzabona ibizabatunga? Nzabigisha. Ufite amafaranga yo kubishyira school fees? Kuko ahangaha mu Uganda ntabwo wabana n'umwana utamwigishije ngo abeho neza. Nzabigisha. Imana izabigusohoza. Nuko bantu badukurikiranye umusaza yabibwiye, ababwiye ibyo afite, ababwiye ibyo yifuza kugera, bakubwiye abana yifuza kubyara. Aho muherereye sinzi ukuntu mubitekereza mwuka byara. Abana 16 sugo Fianani. TV yacu bayita umubano w'abanyarwanda update susangirwa hano muri Kampala. Buri rubuga rwose gesta wandikamo umubano w'abanyarwanda update bahita tubona ku isonga imbere cyane.